Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Ndimo ndabasuhuza nyine mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakiriye cyane cyane, mbahaye ikaze muri studio zacu za Isanamitima. Ego. Ndabashuje hano iwacu mu Rwanda, mudukurikirana muri benshi, mu bihugu by'abaturanyi mudukurikirana muri benshi, mu Burayi, muri Amerika, muri Canada, muri benshi pe. Rwose Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha, muri inshuti nziza, uwagira yagira inshuti nkamwe. Yego. Reka rero tubanze dusenge nk'umuco wacu n'ubundi kwiragiza Imana, kuko niyo dukorera kugira ngo mbumbura akanwa ivuge. Data mwiza, data wera, ngushimiye nanone ineza yawe n'ubuntu bwawe. Uri nyir'ijuru n'isi, uri Imana isumba byose, uri Imana itegeka byose, uri Imana igena byose. Icyubahiro nikikugarurirwe mu izina rya Yesu Kristo. Data, icyo tugusabye ni ukubana natwe uyu munsi. Data, ntaba ari jye, ahubwo imbaraga zawe, umwuka wawe wera aba ari wo, kugira ngo data, buri muntu wese ufite ikibazo mu muryango, ufite ikibazo mu rugo, ku Isanamitima ajya ahagera aruhuka, ajya ahagera habonera igisubizo, nk'uko batubwira mwami wanjye yuko ubagiriye neza. Ukomeze rero ubagire neza, ni mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye. Amen, amen. Yego. Ni mama Queen rero wanyu, ni Mutamba Jacqueline. Hari abantu baba bankurikiye ari ubwa mbere, ndabakiriye mwese mwese mwese. Imana iduhane umugisha muri byose. Nk'uko mubizi rero, murabizi ko sinjya nkunda kubatindira inyigisho zanjye. Ndacyafite ihishurirwa ryo kwigisha umuryango, ndacyafite byinshi. Yego, nzajya nyuzamo ntanga ubuhamya bwanjye, nzajya nyuzamo mvuge gukomera kw'Imana, mvuge imbaraga z'Imana, ariko Imana impaye umwuka wo gufasha ingo, gufasha ababaye. Imana impaye umwuka wo gufasha abakomeretse, abafite imvune mu mitima. Abo ngabo nibo Imana impaye kuvugana nabo ku Isanamitima, nk'uko izina ryacu ryitwa n'izina nahawe n'umwuka wera. Nta bindi rero navuga biri inyuma y'ibyo kenshi. Reka rero mbabwire topic yanjye y'uno munsi ngiye kubigishaho. Mwarakoze rero, ni ukuri nanone gufasha abantu bagenda batubaza ibibazo by'ingutu bikomeye mu miryango, bishenye imiryango. Turimo kubafasha, murimo kumfasha kubafasha, murimo gukora umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha, nabyo ndabibashimiye. Topic yanjye y'uyu munsi rero iravuga ngo urushako rugizwe n'ibintu bitatu cyangwa bine. Ego, urushako rugizwe n'ibintu bitatu cyangwa bine. Urushako mbese ni iki? Ese urushako rugizwe n'iki? Reka rero twihuse tubirebe, ndagenda mbisobanura gake nihuta nk'uko niyemeje kutabatindira. Urushako icya mbere rugizwe n'isezerano. Isezerano usezerana n'umuntu, mugihura mukemeranya kubana, akavuga ati uyu niwe wanjye, niwe tuzabana, akagusaba urukundo, hanyuma nawe ukarumuha, mugakorana isezerano ry'uko mwemeranyijwe kubana. Yego, ibyo ni isezerano, nicyo cya mbere, ko ntimushobora kubana mutarasezeranye ngo mwemeranye. Ubwo icya kabiri kigize urushako ni umuhamagaro. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, ngo bombi bakaba batakiri babiri ahubwo babaye umwe. Icyo ni icya kabiri. Ugasiga byose, ugasiga iwanyu, ugasiga ibindi, ukajya mu muhamagaro w'urushako. Icya gatatu kigize urushako ni igihango. Cya gihango nabigishije gituma umuntu aba akaramata n'undi, narabibigishije. Igihango mugirana, gihango buriya
narabigishije ko iriya nshingano twita nyamukuru y'urugo hano ku isanamitima iyo njya mbigisha ihuza umugore n'umugabo bombi bakaba umubiri umwe bakaba batakiri babiri, nicyo gihango mugirana cyo guhuza imibiri. Yego. Hanyuma ikindi kintu cya kane kigize urushako ni indahiro. Mutandukanye indahiro n'isezerano. Isezerano ni rya rindi musezerana mukemeranya kubana. Hanyuma indahiro ni ya yindi murahira musezerana mu rusengero, imbere y'abahamya benshi, imbere y'ababyeyi, imbere y'abakozi b'Imana n'imiryango. Iyo niyo ndahiro. Cyangwa se no mu murenge. Iriya nayo ni indahiro burya. Nayo ni indahiro ikomeye. Aho umanika ukuboko ukavuga ngo nemeye kubana na kanaka nta gahato, tuzabana uko twabyiyemeje. Mu rusengero bagerekaho no kuvuga ngo yaba arwaye, yaba akennye, ngo tuzatanywa n'urupfu ngo cyangwa Yesu Kristo agarutse. Icyo ni icya kane kigize urushako. Yego. Urumva isezerano, guteranyaho igihango, guteranyaho indahiro n'umuhamagaro ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bine bikomeye cyane. Iyo ushaka rero kubabaza uwo mwashakanye usesa ni ukuvuga ngo ubusheshe ano masezerano. Ubusheshe ubukubise hasi isezerano mwagiranye, ubukubise hasi umuhamagaro wagukuye iwanyu ukakurekesha ibindi, ukakurekesha abandi, ukarahira kubana n'umuntu umwe gusa, wasize byose, wasize abandi wakundaga n'ibindi byose. Hanyuma nanone ubukubise hasi igihango cyo guhuza imibiri. Nanone ubukandagiye indahiro warahiye. Ibyo rero ni ibintu bine bikomeye cyane cyane. Ariko abantu bajya binjira mu rushako batazi mu by'ukuri what's going on. Ngiye gushaka nyine kumva ko ari gushakira gushaka gusa, yagera mu murenge akamanika amaboko akarahira, yagera mu rusengero akarahira, ndetse mukanabwirana ngo uzahemukira undi Imana izamuhane. Ibyo nabyo abantu bajya babivuga. Iyo urukundo rwashyushye ubwira umuntu ngo uzahemukira undi Imana izabimubaza. Ibyo byose Imana irabyumva, yo mu ijuru yaturemye. Ibyo byose ni ibintu utagomba gukinisha, kuko iyo ubikinishije ukabisesa, ugashaka kubisesa uko ushaka muri kamere zawe, mu bushake bwawe, mu bwenge bwawe, biragukurikirana. Yego, biragukurikirana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano muri Maraki, mwumva uko rivuga. Maraki ibice 2 dore ku murongo wa 14, ubwo aho ndi bugeze namwe muzisomera. Ngo nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije, nubwo yari mugenzi wawe, akaba umugore mwasezeranye isezerano. Mbese ntiyaremye umwe, naho yari ifite umwuka usagutse? Icyatumye irema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira umuntu uriganya umugore wo mu busore bwe. Kuko nanga gusenda, niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga. Iri ni ijambo ry'Imana. Narababwiye sinjya mvuga amagambo yanjye. Kuriganya umugore wo mu busore bwawe. Ngo Imana yari kurema benshi abagore, yari ifite undi mwuka wasagutse, yari no kuremera umugabo benshi, yari no gutanga itegeko umugore akagira abagabo benshi.
ngo ariko icyatumye Imana irema umwe gusa ngo yashakaga urubyaro rwubaha Imana, ngo niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga. Imana yanga gusenda, Imana yanga divorce, mpora mbivuga, irabyanga, ibyanga urunuka. Divorce ni amaburakindi, divorce ni last resort, divorce ni agahinda, divorce ni ibibazo, nta cyiza cya divorce. Rero tugarutse kuri ibi bintu bigize umuryango, tubihuze n'iri jambo ry'Imana. Wagiranye n'umuntu isezerano, wagiranye n'umuntu igihango, wagiranye n'umuntu indahiro, wagize umuhamagaro usiga byose murabana, yaba umugore cyangwa yaba umugabo, none usheshe ibi bintu byose, ukandagiye ibi byose, ukandagiye n'ijambo ry'Imana. Riri muri Malaki, muzaryisomera ibice bibiri, uhereye ku murongo wa 14. Mutazagira ngo ni amagambo yacu tuvuga. Ibi bibaho umuvumo ukomeye, bibaho inkurikizi ikomeye. Njya mbwira uwo muntu ngo yitwa nyirabayazana, nyirabayazana wo gusenya umuryango, nyirabayazana wo gukandagira iki gihango, niba ibintu byose bigize umuryango, nyirabayazana wo gukandagira ijambo ry'Imana. Ngo urashaka divorce kubera irari ryawe, kubera ibyo urarikiye, kubera ibyo ugamije. Ariko ndagira ngo nongere nkubwire ngo uzabikora, ariko ingaruka ntawe uzazicikira. Ntago mbatongera, ntago mbatera ubwoba, ariko benshi barabizi, ababigezemo barabizi. Kwicuza ni kwinshi, amarira ni menshi. Niyo mpamvu Abanyarwanda bavuga ngo wirukana ngo urya igufwa, uguguna igufwa ngo ukazana uri mirabunguri. Umuntu akicuza nta wakigarurira ibintu. Ndimo ndabangisha divorce. Imana ntikunda divorce, Imana yanga gusenda. Kuriganya umugore wo mu busore bwawe ukamubabaza, ukamubabariza umutima. Kuriganya umugabo wo mu busore bwawe, wo mu bukumi bwawe, ukamubabariza umutima, agahora ababaye, agahora arira, agahora afite ibikomere, nibyo bikugaruka. Kuko n'urundi rushaka uzajyamo n'ahandi uzajya, nta mahoro uzagira, bizagukurikirana. Nta cyiza cya divorce, nta mugore urutundi, nta mugabo urutundi. Mperutse kubibigisha ndababwira nti divorce ishobora kubaho ari cya kintu cyo kuvuga ngo reka mpunge urupfu, reka mpunge inkoni, reka mpunge inzara, reka mpunge induru, ndapfuye, ndasaze. Ibyo biba byagiye hanze, biba byagaragaye ku ruhande rwawe n'Imana ibibona. Ariko nta muntu ukwiye gutangiza divorce, nta muntu ukwiye kwifuza divorce, nta muntu ukwiye gutangiza intambara za divorce hagati y'abashakanye. Usibye no gukandagira ibi byose, usibye no kubahuka Imana, nawe uba wiyubahutse. Rero mwakabyaramo, umuntu watengengeraga ukavuga ngo reka ngende mpime amahirwe, nibinanira nzagaruka. Mu rugo nta muryango wo gusohoka, hari umuryango wo kwinjira. Ibindi byose n'ibyo abantu bikorera, Imana ntibyemera. Cyokora habayeho izo ntambara nk'izo nababwiye ubushize, ukaba ukubitwa, ukaba wicwa n'inzara, ukaba uhohoterwa mu buryo bugaragara, urahunga ugasepara. Rero mu by'ukuri igihango iyo ukishe kiragukurikirana, habaho ingaruka z'icyaha buri gihe. Iyo wishe indahiro, iyo wishe isezerano wagiranye n'umuntu, mu by'ukuri ndimo nsoza, ni ingaruka zikomeye ku mwana w'umuntu, no kwicuza gukomeye, ni ibibazo uburizamo, ushobora gukurizamo no kubura ijuru, kubura ubugingo, kubera ko uba wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Rero uzagira ikibazo azambaza muri komenti, muzampamagara, muzanyandikira. Inyigisho yanjye naho ishoreje. Reka dusoze dushima umwuka wera w'Imana wabanye natwe. Data mwiza, ndagushimye nguhaye icyubahiro,
ngushimiye ineza yawe Uwiteka Nyiringabo niryo zina ryawe, ngushimiye umwuka wawe wera wagendagenze, wabanye natwe muri studio za Isanamitima, wagaragaje kwera kwawe, cyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen.